turi mu kinyejana aho abanyafurika bose muri rusange bamenye gusoma no kwandika. Ibi kandi biri kugenda bigaragaza ko umubare wo gusoma no kwandika mu banyafurika ukomeje kwiyongera. Ikibazo cy'amatsiko, ese ibi ngibi ninde wabitangije? Niwe munyafurika wa mbere cyangwa n'abaye abanyafurika ba mbere bakoze ibikorwa bidasanzwe ku buryo batumye Afurika yose yisanga mu kumenya gusoma no kwandika? Aba bagabo bombi se banyuze mu zihe nzira z'ubuzima? Bapfuye gute? Amasaziro yabo ni ayahe? Kuri uyu munsi rero reka tugaruke kuri amwe mu mateka y'aba bagabo babiri babaye abanyafurika cyangwa abirabura ba mbere bamenye gusoma no kwandika. Ninjye mvuga abanyafurika ujye wumva abirabura. Tunarebere hamwe urugendo banyuzemo rw'ubuzima kugira ngo bisange kuri uyu mwanya wo gusoma, kuri uyu mwanya wo kumenya gusoma no kwandika. Kuri twebwe kuri Kora TV Show twizera ko ibyo tutazi atari uko bibaho, ahubwo ari uko tuba tutarabibona cyangwa ngo bitugereho. Aba rero nabo barabyizeye maze birangira bafungurira amarembo abanyafurika muri rusange n'abirabura muri rusange. Ubu ngubu abirabura ni abahanga cyane muri politike, ni abanditsi beza b'ibitabo, imivugo n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye. Aba ni bandi banyuze mu zihe nzira? Ese abangaba baraza kutwigisha iki nyuma y'umusozo w'iki cyegeranyo? Nge tugiye kubana rero ni Odette Uwingabire Akiro Kanyamibwa. Mu isi y'ibyegeranyo twizera ko amateka, gucukumbura byose biva mu nyandiko. Aha kandi twizera ko inyandiko zitubikiye ahazaza ndetse zinatubikiye ahashize, aho dutekereza ko inyandiko ari bwo buzima bw'abahanga. Niba utaratangira kugira umuco wo gusoma rero no kwandika, ndagira ngo ngire inama yo gutangira, kuko mu nyandiko niho abahanga bahisha ibyabo byose. Niba wifuza kuba umuhanga, gerageza uhishe ibyawe mu nyandiko kuruta kubihisha mu magambo cyangwa mu mujinya. Stay safe, be blessed. Turi kuri Kora TV Show aho tugiye kumenya amateka y'aba bagabo babiri bamenye gusoma no kwandika ba mbere muri Afurika. Ngayo nguko rero uwa mbere turasanga ari Ferris, umwanditsi wa mbere w'umwirabura mu Bwongereza ndetse no muri Amerika. Uyu yavukiye muri Afurika y'Uburengerazuba, ashimutwa akiri umwana muto, acuruzwa nk'umucakara muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu mwaka w'1761 yahawe izina na nyiri ubucakara. Umuryango wa Welther, umuryango wa Whitley wamwigishije gusoma no kwandika mu Cyongereza, Icyarabu ndetse n'Igitaliyani. Uyu rero ni umwanditsi ukomeye cyane wabayeho wa mbere w'umwirabura wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'Ubwongereza. Nk'uko twabivuze, yavukiye muri Afurika y'Uburengerazuba ahagana mu mwaka w'1753. Nubwo abahanga bataramenya neza igihugu yavukiyemo, gusa barashidikanya bakavuga ko uyu nguyu ashobora kuba ari Umusenegale cyangwa Gambia. Mu mwaka w'1761, afite imyaka 7 gusa, yaje kugurishwa mu bacakara maze ajyanwa i Boston mu bwami bw'Abongereza. Yaguzwe n'umuryango wa John na Suwana, bahise bamwita Ferris, izina ry'ubwato yajyanywemo. Ni ukuvuga ko uyu nguyu ubwato yajyanywemo niryo ryahise rihinduka izina rye mu buzima busanzwe, uburezi ndetse n'amashuri. Mu gihe abacakara benshi batemererwaga kwiga, umuryango wa John ndetse na Suzana cyangwa Suzana wamuhaye amahirwe adasanzwe yo kwiga. Yigishijwe gusoma no kwandika n'umukobwa wabo Mary na musaza we Nathaniel. Mu mezi 16 gusa, Ferris yari amaze kumenya gusoma Bibiliya, ibitabo bya kera byanditswe mu Cyongereza, Igitaliyani n'Ikigiriki. Yize kandi isomo ry'ubumenyi bw'ikirere n'ubumenyi bw'isi, aribyo bita geography. Uyu mugabo yatangiye kwandika imivugo akiri umwana mutoya. Ku myaka ye 14 gusa yanditse umuvugo we wa mbere witwaga To the University of Cambridge in New England. To the University of Cambridge in New England. Mu mwaka w'1770 yasohoye umuvugo wamuhesheje izina rikomeye cyane. Uyu muvugo yawise An Elegiacal Poem on the Death of the Celebrated Divine George Whitefield. Uyu mwana kandi yakunze kugaragaza Imana idasanzwe ku buryo yaje kuba umwirabura wa mbere wamenye gusoma ndetse no kwandika. Mu mwaka w'1773 yageze i Londres hamwe na Nathaniel. Niba bibuka neza, Nathaniel ni umwana w'umuryango wa John ndetse na Susan. Uyu yagiyeyo kugira ngo asohore igitabo cye cya mbere aricyo
Poem on the Various Subjects, Religion and Moral. Iki gitabo cyamuhesheje kuba umwirabura wa mbere wasohoye igitabo cy'umuvugo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu rero nyuma yo gusohora igitabo cye yaje guhabwa ubwigenge mu mwaka w'1777. Mu mwaka w'1778 yashakanye na John Peters, umwirabura w'umucuruzi wigenga. Babyaye abana 3 gusa kubera amahirwe makeya abana babo bapfuye bakiri batoya. Nyuma y'ibihe bikomeye by'ubukene n'ibibazo by'ubuzima yapfuye mu mwaka w'1784 afite imyaka 31. Urumva ko nubwo uyu nguyu yari umuhanga cyane ndetse yabashije kumenya gusoma no kwandika, gusa yapfuye ku myaka mikeya cyane. Uyu mugabo rero yagaragaje ko abirabura bafite ubushobozi bwo kwandika no gutekereza byimbitse, mu gihe benshi babafataga nk'injiji. Imivugo yagiye ikoreshwa mu rugamba rwo kurwanya ubucakara, ndetse yandikiye George Washington umuvugo umushimira. Uyu nguyu byatumye bimuhereza ubutumire bwo kujya gusura George Washington mu mwaka w'1776. Nubwo yahuye n'ibibazo by'ubuzima byinshi, umurage we ukomeje kubaho no kwigishwa mu mashuri, kandi uyu nguyu yibukwa nk'intwari. Uyu kandi agaragaza amateka mashyashya ubuvanganzo, dore ng'ibihangano bye bikomeye cyane. Niba ufite n'umwanya uzajye ku mbuga nkoranyambaga ubishakeho, hari icyitwa Poems on Various Subjects, Religion and Moral mu mwaka w'1773, On the Beginning Brought from the African to America. Iki nacyo ni ikindi gihangano cy'uyu mugabo. Ikindi ni To the Right Humble William Alley. Ikindi ni To His Excellency George Washington. Bigaragare ko uyu mugabo yabaye umugabo udasanzwe w'umwirabura. Uyu mugabo rero yanditse amateka akomeye mu buvanganzo bw'isi, agaragaza impano ubuvanganzo budafite imipaka, ndetse ibi ngibi byatumye abirabura bahabwa uburenganzira bwabo bwa muntu busanzwe. Undi mugabo turi buze gusanga aha ngaha ufite izina rya François Dominique rero ni umwe mu bantu b'ingenzi mu mateka y'isi. Uyazwi cyane nk'umuyobozi w'impinduramatwara i Haiti, ndetse n'umwe mu birabura ba mbere bamenye gusoma no kwandika mu gihe cy'ubucakara. Dore amwe mu mateka ya François Dominique. Uyu yaje kuvuka mu mwaka w'1743 ku isambu ya Brad hafi y'umujyi wa Cap France i Haiti. Uwo nguwo se w'uyu muhungu yari umuhungu w'umwami w'igihugu cya Benin muri Afurika y'Uburengerazuba. Nubwo yavukiye mu bucakara, François yakuze afite amahirwe yo kwigishwa n'abapadiri n'abajesuiti bamwigishaga gusoma no kwandika mu Gifaransa, ndetse akagira ubumenyi mu ndimi z'amoko atandukanye y'Abafaransa. Yari umukristo w'umukatolike w'indahemuka, kandi yakomeje kugira umubano ukomeye n'itorero ry'abakatolike mu buzima bwe bwose. Uyu nubwo yandikaga Igifaransa bigoye, nubwo yamenye kwandika Igifaransa bimugoye, gusa François yari azi gusoma neza kandi agaragaza ubumenyi bwimbitse mu nyandiko z'Abafaransa, Abagiriki ndetse n'Abataliyani. Yari afite ubushobozi bwo gusoma ibitabo by'abahanga nka Epictete, umufilozofi w'umuroma wabaye umucakara, ndetse n'ibindi bitabo byinshi byamufashije kugira ubushobozi mu miyoborere no mu rugamba rwo gutabara abacakara. Uyu rero yaje kugaragaza ubuhanga mu kwita ku matungo no mu kurwanya ndetse no gutwara amagare. Yahawe inshingano zo kuba umurinzi w'amatungo, umushoferi w'imodoka z'amagare, ndetse n'umuyobozi w'iyo sambu. Ibi byamuhesheje izina ridasanzwe kubera ubuhanga bwe mu gutwara amafarashi. Mu mwaka w'1776 yahawe ubwigenge ku mugaragaro, maze mu mwaka w'1777 ashyingiranwa na Susana Simone Batista. Yatangiye gukoresha abacakara mu isambu ye y'ikawa, akagenda yinjira mu rwego ko yagendaga arushaho gukoresha abacakara mu isambu ye, niko yagendaga arushaho kwinjira mu rwego rw'abirabura bigenga.
mu mwaka w'1791 igihe abacakara batangiraga kwigumura rero François Dominique yabanje kwitaza, ariko nyuma y'igihe gitoya yifatanya nabo. Yashoboye gutegura ingabo ze azihugura mu ntambara, kandi ibi byose yabikoraga mu buryo bw'ubwihisho. Uyu kandi yigaruriye icyizere cy'abaturage mu buryo budasanzwe. Mu mwaka w'1794 yifatanyije n'Abafaransa. Nyuma y'uko Abafaransa bari batangaje ko ubucakara buvuyeho, yaje kugirwa guverineri mukuru w'i Haiti. Mu mwaka w'1801 ashyiraho itegeko nshinga ryemeza ubwigenge bw'igihugu n'ihagarika ry'ubucakara. Uyu nguyu mu mwaka w'1802 Napoleon Bonaparte yohereje ingabo muri iki gihugu cy'i Haiti yari arimo kugira ngo asubize ubutegetsi bwe Abafaransa. François Dominique yafashwe mu buryo bw'uburiganywa ajyanwa mu Bufaransa, aho yacumbikiwe muri gereza ya Fort de Joux. Uyu yaje gupfa ku itariki 7 Mata mu mwaka w'1803 azize ubukonje n'indwara. Nubwo yapfuye atabonye ubwigenge bw'igihugu cye, ibikorwa bye byabaye intandaro y'ubwigenge mu gihugu cya Haiti, kuko mu mwaka w'1804 iki gihugu cyahise kibona ubwigenge. Uyu rero nawe yaje kuba umuntu w'ingirakamaro w'umwirabura cyane bitewe n'ubuhanga yari afite mu buryo budasanzwe. Kuri we watekerezaga ko amaherezo y'aba bantu ari ayahe? Uwa mbere we twabonye ko yapfuye yishwe n'ibibazo ndetse n'indwara zigiye zitandukanye, mu gihe uyu nguyu we yakomeje kurwanira ubwigenge kugeza ku munota we wa nyuma. Niyo mpamvu rero nkubwira ko ibyo utazi byose atari uko bitabaho, ahubwo atari uko utarabimenya cyangwa utarabibona. Wakoze cyane kubana nanjye muri iki cyegeranyo gitoya. Reka tuzane mu cyegeranyo cy'ubutaha, aho nk'uko bisanzwe ari kumwe nanjye Odette Uwingabire, Akiro Kanyamibwa. Stay safe, be blessed, we love you so much.